Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizera neza ko muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza. Ati kuki Madame Ingabire Victoire akomeje kuba nta munoza nyuma y'imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Atagiye gushira imyaka igera kuri 4 Ingabire Victoire wari warahamijwe ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza mudendezo no kurema umutwe abagizi ba nabi, asubiye mu buzima busanzwe nyuma y'imbabazi yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inkuru ushobora gusanga no kukima kuri Akadomo kwa mucyandikira imbere ku butaka bw'u Rwanda. Madame Ingabire Victoire yarekuwe asigaje imyaka 7 ku gifungo cy'imyaka 15 yakatiwe mu Kuboza na 13. Yahawe imbabazi biturutse ku mabaruwa atandukanye yagiye yandika azisaba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Muri yanditse muri na 11 ubwo yarakiburanishwa, haraho agira ati: nyakubahwa muyobozi mukuru w'igihugu cyacu, ari mwe ku giti cyanyu ari n'umunyarwanda uwo ari wese waba warakomerekejwe ku mutima n'imvugo cyangwa se inyandiko zanjye, mbisabiye imbabazi. Kuva rero uyu mugore yafungurwa mu bitandukanye, yagiye arangwa n'imyitwarire yatumye benshi bashidikanya ku kuba yarahindutse, ndetse bamwe bakemeza ko imbabazi yasabye ari za nyarureshwa. Rumwe mu rugero rw'imyitwarire ye idahwitse rwagaragaye muri 2019 ubwo yafatirwaga mu nama yo gushakisha abayoboke ndetse no kubashishikariza kujya mu mutwe w'iterabwoba ugizwe n'ubwoko bumwe gusa. Icyo gihe hari ku itariki ya 11 Gicurasi 2019. Nyuma y'umwaka umwe afunguwe, Ingabire Victoire yafatiwe mu nama yari yitiriwe iyo guhura n'abayoboke b'ishyaka rya FDI inkingi mbere yo gushinga Darifa Murenzi, yabereye mu mudugudu wa Nyakarambi ya 2 akagari ka Ruhanga umurenge wa Kigina mu karere ka Kirehe ahazwi nka Sun City Motel. Nubwo iyi nama yari yitiriwe amahugurwa, umwe mu bayitabiriye waje no gutanga amakuru yavuze ko Ingabire Victoire yabasabye kumushakira abandi bantu binjira mu ishyaka rye, ariko abaha gasopo yo kutamuzanira abatutsi. Abitabiriye iyo nama bemezaga ko Ingabire Victoire yababwiraga ko bamushakira by'umwihariko urubyiruko rw'abahutu rutagira akazi, kandi bakibuka kumuha umwirondoro wa buri munyamuryango mushya bandika. Iki gikorwa rero cyaje gikurikira indi myitwarire Ingabire yagaragaje nyuma y'iminsi mike afunguwe. Yagiye yumvikana kenshi avuga ko nta mbabazi yigeze asaba, ndetse ko uko yagiye muri gereza ariko asohotse. Urugero rumwe ni nkaho yumvikanye agira ati: usaba imbabazi ku cyaha wakoze. Ati kandi nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha, nta n'ubuyobozi bw'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha. Ati icyo aricyo cyose cyagombaga kumfungisha. Imyitwarire Ingabire Victoire rero yatumye muri 2018 Perezida Paul Kagame amuburira ko atitonze asubira muri gereza. Yagize ati: ukajya kubona abantu ngo nge ntabwo nasabye imbabazi, nge ntabwo nasaba imbabazi. Ati buriya rero baturekuye kubera igitutu. Ati igitutu hano atukomeje kubigenderaho urajya kwisanga wasubiyeyo. N'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Ati rero uku kutanyurwa kwa Ingabire Victoire ndetse no kugaragaza no kutagaragaza umutima umenetse ndetse wicuza, aherutse no kongera kubigaragaza binyuze mu nyandiko ye yatambutse kuri Al Jazeera ku itariki ya 10 Ukuboza 2021. Muri iyi nyandiko agaragaza ko akarere k'ibiyaga bigari kadashobora kugira amahoro mu gihe hatarabaho ibiganiro rusange bihuza abanyarwanda bo mu nzego zitandukanye nk'ibyabereye mu Rugwiro nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hagamijwe guha igihugu icyerekezo gishya. Muri nyandiko agira ati: ibibazo by'imvururu mu karere k'ibiyaga bigari ntibishobora gukemuka mu buryo bwuzuye kugeza igihe u Rwanda ruzakemura ibibazo rufite muri politike y'imbere. Muri iyi nkuru Madame Ingabire Victoire agaragaza ko guverinoma y'u Rwanda ikoresha nabi imbaraga ifite igakorana n'ubutabera gukandamiza ndetse no guhimbira ibyaha batavuga rumwe nayo, ndetse akavuga ko bizagorana ko igihugu kigera kuri demokarasi mu gihe uburenganzira bw'abantu bukomeje guhonyorwa. Aya magambo ye nta na hamwe yerekana ikimenyetso kiyashyigikira cyangwa se ngo agaragaze uko yaje gufungurwa niba guverinoma y'u Rwanda ikandamiza batavuga rumwe nayo. Ikindi gikomeye muri nyandiko ye ni uburyo agaragaza ko abanyarwanda batazigera bagera ku bumwe n'ubwiyunge mu gihe hatibukwa abaguye mu byaha by'intambara byabaye mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi na nyuma yayo.
yavuze ko ibi ngo ari byo bikomeje guteza amacakubiri mu baturage ndetse kandi bigatuma batibona mu bumwe n'ubwiyunge. Aya magambo ya Madame Ingabire Victoire agaragaza ko akomeje kwinangira ati kuko ntaho atandukaniye n'ayo yavuze ubwo yageraga mu Rwanda muri Mutarama 2010. Nta uzibagirwa ubwo yari amaze gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali agahagarara mu maso y'abanyamakuru akavuga ko kuva abonye urwibutso rw'abatutsi ashaka no kwerekwa urwibutso rw'abahutu. Ati ibyacu se tuzabigeraho ryari? Ntiyahindutse nk'uko bakomeje kujya bigaruka mu kiganiro igihe yagiranye n'umunyamakuru Edouard Mbaraka akaba n'umusesenguzi muri politike. Yavuze ko iyo arebye Ingabire Victoire asanga atarahindutse. Ati Victoire ntabwo yahindutse, atamabarire niba abyumva atahantu ari hose, ariko mwifurize ko yahinduka akagira politike nziza akajya mu murongo w'abanyapolitike beza. Ati ntabwo rero Ingabire wa kera ahindutse ngo abe mushya. Ati kuko iyo aza kuba Ingabire mushya yari kwibuka umuntu wamukamiye amata akamuterekera hariya ati ku ruhimbi. Ati yamara ko yamuterekera amaze kubuganiza ati akamushimira ko yamukamiye amata amuvanye mu kangaratete. Ati ntabyo rero yakoze, ahubwo yararahiye aratsemba. Yavuze ko nta mbabazi yigeze asaba. Ati cyo ni ikinego. Mubaraka Edouard yakomeje avuga ko kuba Ingabire Victoire yahinduka akayoboka politike nziza byamuhesha n'amahirwe yo kujya muri guverinoma akabasha gukorera igihugu cye ndetse no kukigeza ku byiza. Ati ahindutse hari n'umwanya wenda akeneye mu gihugu. Ati leta y'u Rwanda yaryumva ikawumuha akagira ikintu akora. Ati rwose bamuhe akazi agakore aho kugira ngo atume abana bacu bahora bafungwa, abandi bajya kwiyahura, abandi bishyira mu migozi. Ati ibyo byaha ni bibi cyane. Ati kongerera kumufunga ati si umuti. Ati bitandukanye na bamwe bagiye bagaragaza ko Ingabire Victoire akwiye gusubizwa muri gereza. Ati kuko atahindutse. Mubaraka Edouard we yavuze ko iki atakibona nk'umuti, ko ahubwo icyafasha ari uko uyu mugore yaharanira guhinduka. Ati Ingabire Victoire rero ati kubwanjye ikintu nifuza nk'umunyamakuru, ati nk'umunyarwanda, ati nifuza ko yahindura umuvuno. Ati nkifuza ko yakongera agasubiza amaso inyuma akibuka uwamugiriye neza, akibuka igihugu cyamuhetse, akibuka se na nyina bamubyaye, akibuka ubutaka bw'igihugu ariho, akabyifuriza ibyiza. Atabifuza rero ko bamufunga. Ati barifuza ibibi. Ati sinifuza ko bamufunga, ahubwo ndifuza ko yagira gutya akamanika akaboko akavuga ati nanjye ndatsinzwe, yateye intambwe ejo. Ati tukamubona mu nteko. Ati rero namwifuriza guhinduka, namwifuriza ko yakosoka. Ati namwifuriza ko yatera intambwe imwe ubundi Imana Nyagasani ikamuterera 99. Inzobere muri politike y'u Rwanda niyo mu karere Ronze Rugira naherutse kugaragaza ko inzira yonyine yafasha Ingabire Victoire ari uko yareka ingengabitekerezo ya Jenoside akayoboka politike igamije gushakira hamwe ibisubizo atari ihangana nk'uko bagiye bombi babigarukaho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Guverinoma ya Nigeria yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo abanyarwanda 8 umuryango w'abibumbye woherejeyo kugira ngo barangize igifungo bakuwe Arusha muri Tanzania. Mugenzi wacu Timishimwe aratubwira iyi nkuru. Minisitiri Hamadu Adamu Sule ufite mu nshingano ze ubutegetsi bw'imbere mu gihugu no kwegereza abaturage ubuyobozi yahaye abanyarwanda 8 iminsi 7 yo kuba bavuye ku butaka bwa Nigeria. Ibi byasohotse mu itangazo yashyizeho umukono yisunze ingingo zinyuranye zo mu itegeko nshinga rya Nigeria. Umunyamabanga mukuru muri iyi ministeri n'umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu bagomba kumenyesha mu maguru mashya abo iri tegeko rireba kandi rikasohoka no mu igazeti ya leta. Nta mpamvu nyirizina zashyizwe muri itangazo ryirukanisha abanyarwanda muri Niger, ariko risobanura ko ari ukubera impamvu z'ibijyanye na diplomasi. Aba bagabo bari bajyanwe muri Niger kubayo. Abo ni Zigiranyirazo Protais, Nzonemeye François, Nteziryayo Alphonse, Muvunyi Tarsis, Ntagerura André, Nsengiyumva Anatole, Mugiraneza Prosper na Sagahutu Innocent. Iri tegeko rya Minisitiri Sule rije nyuma y'uko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 leta ya Nigeria yasinyenye amasezerano n'umuryango w'abibumbye y'uko hasuzumwa iyimurwa ry'abagabo barekuwe cyangwa bagizwe abere n'urukiko. Hagati aho imiryango y'ababaye abere bamaze kuburana n'abarangije ibihano byabo irasaba ko bakoherezwa Irahe mu Buholandi ahari urukiko rwashyiriweho urukiko mpuzamahanga
mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda cyangwa se bagasanga imiryango yabo aho iri hose ku isi ku migabane y'isi. Barifuza ko uburenganzira bwabo nk'ibiremwa muntu bwubahirizwa. Madame Leoncie Ntayagerura yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo batekereza kuri icyo cyemezo cya leta ya Niger. Nanjye byandenze na numiwe kuko murabona abantu abavanye aho bari abajyana muri kiriya gihugu Niger, aho bari ni Arusha, bajyana muri Niger bavuga ko Niger na Nations Unies bumvikanye ko abo bantu aribo bagomba kujya, ngo nicyo gihugu baboneye cyemeye kubakira. Bahageze rero ku itariki ya 6 z'ukwa 12 nibwo bahageze. Noneho uyu munsi kuwa mbere kuri iyi tariki uyu munsi babazaniye ibyo bipapuro bibabwira ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu. Numiwe, ntabwo sinzi ukuntu nabibabwira. Numiwe cyane kubona babavana ahantu bakahageza ahandi kandi bavuga ko bemeye kubakira. Noneho rero bakababwira bati tukibashaka kuri iki gihugu. Nanjye byandenze ntabwo nabona uko mbisobanura. None se baba bamenyeshejwe igihugu bazajyamo n'ibirukanwa muri Niger? Nta gihugu babamenyesheje, nicyo kibazo nyine, kuko babahaye impapuro zanditseho ko bagomba kuba bavuye muri icyo gihugu, ngo babaha iminsi 7 ko bagomba kuba bahagurutse bagiye. Ikindi gihugu bazabashyiramo rero ntabwo nkizi, nabo ubwabo ntabwo bakizi. Mbere y'uko bajya muri Niger habaye amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye n'igihugu cya Niger cyari cyemeye kubakira. Kuba gihisemo kubirukana, ibyo ngibyo biteganijwe muri ayo masezerano? Ashwireka da, muri ayo masezerano bavugaga ko bazagenda bakajya muri Niger bakahamara umwaka. Noneho